Nous sommes pleinement satisfaits de l'échange que nous avons eu avec son Excellence le vice-premier ministre de l'Intérieur. Étant donné que nous sommes le cadre de concertation de la société civile, nous nous sommes donné comme priorité de renforcer ce dialogue et la concertation entre la société civile et le gouvernement. Et nous avons commencé par le ministre de l'Intérieur, étant donné que nous sommes plus avec nos collègues des provinces, de toutes les provinces de la RDC, où nous nous sommes retrouvés dans une grande réunion de refondation et de renforcement du cadre de concertation. Donc la réunion d'aujourd'hui tient à ce renforcement du dialogue et surtout de présenter notre disponibilité en tant que cadre de concertation au niveau des provinces, au niveau national, à collaborer avec le ministère de l'Intérieur, surtout sur les plans de la sécurité. Et il a été très réceptif et il nous a donné même des pistes de collaboration sur lesquelles nous pouvons lancer notre action avec lui. Mais en même temps, nous sommes en train de préparer notre Assemblée générale élective et aussi tous les problèmes de fonctionnement, mais aussi tous les problèmes de convergence dans la société civile. Et nous pensons que l'oreille attentive de son Excellence a été là pour nous et que la collaboration pourra se renforcer parce que notre rôle, effectivement, c'est celui de renforcer la collaboration avec le gouvernement. Reka mbasuhuze cyane mbifurize kugira igitondo cyiza kuri mwese mukurikira ibiganiro bya The Quick Times News. Ni inama ikomeye yabereye i Kinshasa aho Vice Ministre w'Intebe akaba na Ministre w'Umutekano ubutegetsi bw'igihugu kwegereza ubutegetsi abaturage n'ibigenzo gakondo Jacques Shaban Luko Bihango yagiranye ibiganiro n'abahagarariye ihuriro ry'imiryango iharanira inyungu z'abaturage muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni inama ibikomeye cyane kuko ni inama ibifite inyungu ku mpande zigiye zitandukanye, haba ku nyungu z'abaturage, haba kuri politike muri rusange ndetse n'imibereho myiza. Iyi nama ibanze ku mavugurura mashya ya gahunda y'umutekano igihugu kiri gushyira mu bikorwa, aho uruhare rwa societe civile rugiye kongererwa imbaraga kugira ngo abaturage nabo bagire ijambo mu bibazo by'umutekano bigenda binabakorerwa. Rero mu minsi ishize twagiye tubagezaho amakuru agiye atandukanye uburyo Felix Antoine Tshisekedi, perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yagiye ategura ibiganiro by'igihugu aho buri ruhande rwose rugomba kuba rufite ijambo muri ibi biganiro. Aro twabonye ko n'ubundi ashaka ko abaturage bagira uruhare rukomeye cyane mu bijyanye no gufata imyanzuro. Aba nabo mu bijyanye n'umutekano, abaturage akenshi iyo habaye umutekano muke, ibintu bijyanye n'ibyo byo guhungabanya umutekano, abaturage nibo basafaringa cyane. Iyi nama rero yigaga ku buryo aribo bagira uruhare mu mutekano, cyane ko nyine nibo bikorerwa, n'ubundi nibo bagomba kubona izo ngaruka. Aho twagiye tubona noneho n'amashyaka amwe agiye atandukanye nayo avuga ko azaba hari ku munsi w'ejo, no twarebaga tubona ko hari abatangiye kuvuga ngo aba ntitubashaka kubw'imvururu zigiye zitandukanye. Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuga ko ishyaka ry'aba bayobozi ndetse n'ihuriro ryabo rigomba kuba rifite uruhare rukomeye cyane, ndetse amashyaka yose ko yakabaye muri Kongo akaba afitemo uruhare. Ni naho twabonye nka Twirwaneho, za Wazarendo naho bari babashyiriyeho abazaba bahagarariye, ariko bo bavuga bati twebwe ntabwo dushaka ko mudushyiraho duhagarariye, tuzihagararira tuzatora uduhagararira. Ukabona ko ni ibiganiro bifite uburyo bizahurirwamo n'imbaga yose, ni abantu bose, ingeri zose, kugira ngo zatendinge. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero ishaka ko kuva ku buryo inzego za leta zonyine zifata ibyemezo ku mutekano, ahubwo n'abaturage n'imiryango yabo bakajya bagira uruhare
zitaziguye mu gutanga amakuru no gutanga ibitekerezo byafasha gukumira ibibazo mbere y'uko bifata indi ntera. Ni muri urwo rwego hateguwe uburyo bushya bwo gukora binyuze muri komite z'umutekano ku rwego rw'intara ndetse n'izindi komite z'umutekano ku rwego rw'ibanze zizajya zihuza abayobozi b'inzego za leta n'abahagarariye sosiyete sivile. Ababona ikintu cyiza ko buriya nyine ibyo gukora byose waba ari umuyobozi ubikorera abaturage. Iyo rero bagira uruhare mu kuba nabo bakenterivena muri icyo gikorwa, ndetse biranafasha cyane kuko ni ibintu nyine bituma abaturage bakwiyumvamo, icyo ni icya mbere, ndetse bakaba banagufasha muri urwo rugendo n'ubundi rw'iterambere, ndetse no kuba wabafata mu kuba bagira uwo mutekano, ndetse bikanagira umusaruro ukomeye cyane. Mu ijambo rye Jacques Shaban Luko Bihango yasobanuye ko umutekano utagomba gusigara mu nshingano z'inzego z'umutekano gusa, aho yagaragaje ko abaturage ari bo baba bazi neza ibibazo bibera aho batuye, bityo amakuru yabo akaba ashobora gufasha gukumira ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, imitwe yitwaje intwaro n'ibindi byahungabanya ituze ry'igihugu. Yashimangiye ko ubufatanye hagati ya leta na societe civile buzafasha kongera icyizere hagati y'abaturage n'inzego z'umutekano. Kuri iri jambo wabyumva, kuko niba uri gucunga umutekano ni abaturage uri gukorera, icyo ni icya mbere. Ikindi, buriya abaturage ntiwabarusha amakuru y'uko aho batuye hameze, ibiba byakorerwa byose. Abaturage nibo ba mbere baba babifite, bafite ayo makuru. Rero iyo ukoranye n'abaturage neza bigufasha no mu kuba wamenya ayo makuru, kuko icya mbere cyo umuturage azi abantu, wenda abaturage baba baziranye ku buryo babona umuntu mu gace runaka bahita bavuga bati uriya ntabwo tumuzi, uriya uko byagenda kose aje aha ntituzi ikimugenza, ariko uko byose kose uyu ni mushya muri aka gace. Bishobora kuba byanagufasha rero, bishobora kuba byagufasha mu kumenya ese umuntu mubi udasanzwe aha ni uwuhe, ese umuzima dufite ni uwuhe, ku buryo ibintu byoroha cyane. ari naho avuga ko byaba byiza n'abaturage baba bagize uruhare mu kurinda uyu mutekano, ndetse abaturage nyine bagatanga n'aya makuru kugira ngo ibintu bigende neza. Ibyo nibyo Minisitiri Jacques Shaban Luko Bihango yagiye atangaza kugira ngo banabirebere hamwe, ubundi gahunda zose zigende neza, kugira ngo ibiganiro bibone n'ubundi n'umurongo wo kugira ngo bakomeze gahunda z'ibiganiro. Nyuma y'ibiganiro, abahagarariye sosiyete sivile batangaje ko bishimiye guhabwa umwanya mu nzego ziganirirwamo ibibazo by'umutekano. Bemeje ko bazitabira inama zose zizajya zitegurwa, kandi bakazatanga ibitekerezo, amakuru ndetse n'ubunararibonye bafite kugira ngo hatezwe imbere amahoro n'umutekano. Bavuze ko abaturage bafite uruhare runini mu gutahura ibibazo hakiri kare, bityo ubufatanye bwabo na leta bukaba bushobora kugabanya ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Aha usibye wenda no kuba yego ari umutekano baharanira ndetse banashaka, ugiye kureba iyo abaturage ubundi wabahaye umwanya nabo bakisanzura, abaturage bagufata nk'umuyobozi ufite icyizere, bakugirira icyo cyizere kuko barabona ko mu byemezo bifatwa, mu bikorwa byose bafite ijambo, aho baba banatekereza ko nyine n'igihe bibaye ngombwa ko
haba imyanzuro ikomeye cyane, bagira uruhare rukomeye mu gufata iyo myanzuro. ari nabo bavuga ngo umuyobozi wacu ubu noneho twamwizera kuko afite uburyo ari kutwenterivena mu bikorwa bye, ari kudushyira mu bikorwa bye, tukaba twanakomezanya ndetse banabona ko icyizere ryari nyine cyuko bazakomeza n'ubundi kugira uruhare no mu bindi byemezo bitari n'iby'umutekano gusa. Nubwo baba bavuga ngo yego iby'umutekano byaje, turi gufata ibyemezo mu mutekano, turi no gutanga ibyo bitekerezo kandi bikanubahirizwa, bikaba byagenderwaho mu kuba hakorwa ibindi bigiye bitandukanye, ariko baba batikiza ko no mu bindi byose bizaba bitari by'umutekano, haba ibyo gukoresha ingengo y'imari ya leta, haba mu bijyanye n'ibikorwa remezo, haba n'ibindi byose, baba bumva ko n'ubundi nabyo bazabigiramo uruhare. Mu myaka ishize Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje guhura n'ibibazo bikomeye by'umutekano, cyane cyane mu burasirazuba bw'igihugu, aho hari imitwe myinshi yitwaje intwaro, abaturage benshi bagatakaza ubuzima cyangwa bagahunga ingo zabo. Kubera iyo mpamvu guverinoma ivuga ko hakenewe uburyo bushya bwo gukorana n'abaturage kugira ngo amakuru y'ibanze atangwe ku gihe kandi ibyemezo bifatwe hakiri kare. Wenda dufashe nk'agakuru kamwe ka kiriya mitwe yitwaje intwaro, haba za Wazalendo, niho mwagiye mwumva ngo bafashe intwaro zabo ngo bazibitsa mu giturage, ngo ubundi ngo bambara imyenda isanzwe barigendera nk'abaturage basanzwe. Ako kanya abaturage batari gukorana na leta, abaturage utabaye umwanya, ntabwo ayo makuru wayamenya, kuko niba umuntu aje kubitsa imbunda mu rugo rw'umuturage, ako kanya mumeranye neza, muri gukorana neza, abaturage bafite uruhare mu mutekano wabo, ntabwo uwo muntu yaba agicitse. Umuturage ahita atanga amakuru ati rero hano hari umuntu uje kubitsa intwaro kandi ndabona ko nyine atari umuntu mwiza, twamukurikirana. Aho murabyumva neza. Ariko byagiye bibaho, iyo mitwe yitwaje intwaro ikaza ikabitsa intwaro mu giturage, ikahita yambara bisanzwe nk'abaturage, bakijya mu abaturage basanzwe kuko babonaga ko batsinzwe. Rero ni nk'urugero mba nguhaye, mu gihe hari imikoranire myiza ya leta n'abaturage, nk'ibyo ntabwo byakwiye kuba byarabaye. Akizana intwaro tayari ubwo yakuba yafashwe, kuko abaturage bafite uruhare rukomeye cyane mu mutekano wabo. Mu bijyanye wenda n'inyungu z'ibi biganiro, hari ukunoza itumanaho hagati y'abaturage na leta, nabikubwiye no gutanga amakuru nyine ku gihe kandi akaba yagirirwa icyo akurwamo, cyane ko n'ubundi iyo amakuru amenyekanye kare bitanga umusaruro uko byagenda kose. Hari ugukumira amakimbirane mbere y'uko ab'intandaro y'urugomo, hari ukongera icyizere abaturage bagirira inzego z'umutekano, cyane cyane nakikubwiye niba umuturage abona watangiye kumushyira mu gufata ibyemezo bijyanye n'umutekano wabo, icyizere cye kirazamuka. Hari ukwihutisha itangwa ry'amakuru ku bikorwa by'imitwe yitwaje intwaro n'ibyaha. Hari ugushyira imbere umutekano ushingiye ku bufatanye bw'inzego zose. Nubwo iyi gahunda yakiriwe neza, hari n'abavuga ko izasaba ubushake bwa politiki ndetse n'uburyo bwiza bwo kuyishyira mu bikorwa. Hari impungenge ko niba ibitekerezo bya sosiyete sivile bitazajya byitabwaho, bishobora gutuma abaturage batakaza icyizere. Kwa niba bagushyizemo yego ugatanga ibitekerezo, haba hakurikiyeho no kubikurikiza ndetse nuko byakwitabwaho ndetse bikaba byanasuzumwa. Igihe rero bitakitabwaho, hari impungenge z'uko abaturage noneho naka kizere, reka mvuga kizere, cya kizere gike baba bafitiye leta noneho cyahita cyose kiyoyoka kigashira. Hari kandi ikibazo cy'umutekano w'abaturage ndetse hakaba n'uburyo bwo gutanga amakuru, kuko bamwe bashobora gutinya kubasirwa n'abakora ibikorwa
by'ubugizi bwa nabi, bakaba batinya gutanga ayo makuru. Ariko niba iyi gahunda izashyirwa mu bikorwa nk'uko iteganijwe, ishobora kuba imwe mu ntambwe zikomeye kuvugurura imiyoborere y'umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abaturage bazagira uruhare rugaragara mu gufata ibyemezo bibareba, naho leta ikomeza kungukira ku makuru ava ku rwego rw'ibanze. Ibi bishobora gufasha igihugu mu gukomeza urugendo rwo gushaka amahoro arambye n'umutekano usesuye, kuko nabikubwiye neza, iyo abaturage bafite uruhare rukomeye mu mutekano bigenda neza, kuko nibo baba bafite amakuru yose. Ihuriro ry'imiryango iharanira inyungu z'abaturage ryatangaje ko ryiteguye gukorana bya hafi na guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gushyigikira gahunda nshya y'umutekano ya Visi Minisitiri w'Intebe Jacques Shaban Lokobihango, ndetse bakaba banakorana nawe bya hafi. Ikibazo twakibaza tuti se iyi gahunda izatanga ibisubizo ku bibazo by'umutekano bimaze imyaka myinshi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Ese bizagaragazwa n'uko izashyirwa mu bikorwa n'uruhare abaturage bazagira muri uru rugendo? Icyo nicyo kibazo twakibaza, bwo nawe uradusubiza muri comment section, tubwire uko nawe ubibona. Ubundi icyo nakubwira ni uko ugira ibihe byiza kandi ugakomeza kuryoherwa n'ibiganiro byacu tugenda tukugezaho 5 kuri 5. Reka ngushimire cyane, nkwifurize kugira ibihe byiza ndetse ukomeze uhirwe mu byo ukora byose, nkubwira ngo Imana ibane nawe kandi Imana ijye iguha umugisha ku byo uba wakoze byose. Nous sommes pleinement satisfaits de l'échange que nous avons eu avec son Excellence le vice-premier ministre de l'Intérieur. Étant donné que nous sommes le cadre de concertation de la société civile, nous nous sommes donné comme priorité de renforcer ce dialogue et la concertation entre la société civile et le gouvernement. Et nous avons commencé par le ministre de l'Intérieur, étant donné que nous sommes plus avec nos collègues des provinces, de toutes les provinces de la RDC, où nous nous sommes retrouvés dans une grande réunion de refondation et de renforcement du cadre de concertation. Donc la réunion d'aujourd'hui tient à ce renforcement du dialogue et surtout de présenter notre disponibilité en tant que cadre de concertation au niveau des provinces, au niveau national, à collaborer avec le ministère de l'Intérieur, surtout sur les plans de la sécurité. Et il a été très réceptif et il nous a donné même des pistes de collaboration sur lesquelles nous pouvons lancer notre action avec lui. Mais en même temps, nous sommes en train de préparer notre Assemblée générale élective et aussi tous les problèmes de fonctionnement, mais aussi tous les problèmes de convergence dans la société civile. Et nous pensons que l'oreille attentive de son Excellence a été là pour nous et que la collaboration pourra se renforcer parce que notre rôle, effectivement, c'est celui de renforcer la collaboration avec le gouvernement.